ngo ibaye wa murara nkurenga. Urambaza iki wa Haruna? Nizere ko utuzigo twanjye waducoye ruzungu ahubwo. Utuhe tuzigo se wa Haruna, ahubwo ntuntere umwaka w'ijoro. Tuzigo twanjye washyira kuziki. Nkwibagirwa iki? Tuzigo twanjye turi. Utuzigo tumwe naradusumbishije ariko utundi naradukopye hasigayemo amafaranga. Amafaranga nyine nawe urabyumva, mwenda yafite amahanga. Ariko ubu tubiciro ry'imigani karitsiye yose. Ubu ibi nibyo wanyizezaga ko nitubana uzambera umugabo mwiza. None reba aho bigeze. Mada, kuba umugabo yaba umugabo mwiza cyangwa ataba mwiza ntabwo birebera mu bibazo. Njyewe twaravuganye mvuye guhembwa, urabizi twari tuvuganye, nyura ku kabari hanyuze umugabo bita Karaboshya, sinzi ibintu yankiriye mu kirahure, naramubwiye ngo nsukira ko kunywa, ariko nanjye uburyo yanyibye n'uburyo natashye kabisa ntabwo nabimenye ubu ngubu. Karaboshya sundi wajyaga kwa Karaboshya. Epimake se yari yabaye iki ko nzi kari ukunda kunywe. Madamu byihorere n'inzira itabwira umugenzi. Nanjye nari impanyuze gutya. Ndazawe kambe uzi ukuntu nagutora guhimeza, hari wabaye ibyatsi utazi naho uri ntiwahumekaga. Ariko nk'ubwitinyuka kumbwira ngo indaya ngo nagiyemo, hari umwana barakuzanira aha. Uretse kuba ejo byabarambayeho ikibazo kandi ko umugabo hari igihe yahura n'ikibazo nyine isi yose ikamwumva. Ntabwo uzi abantu b'ubu kuntu babaye. Nabwirwa n'iki se nimba atari bo bagucumuye amafaranga. Ahubwo none ahantu bigeze ubu ngubu nibiba ngombwa kugira ngo uze kwizera ibyo tuvugana, turi bujyane kwa Karaboshya tugereyo. Kandi ngewe ejo yamfatanyije n'agacupa kamwe nanyweye, sinzi n'ibindi wenda yankiriyemo ncika intege, ariko ubu sinanyweye nge turi bubonane kugira ngo uze kubona ko ntakubeshye. Oya ntukambeshye ariko ubushize usinda wambwiye ngo iki? Wansezeranyije ngo iki? Wansezeranyije kutazongera. None ubu se bakazungu nibanyishyuza na hariya hose nafashe inyama. Ubu ndabigenza gute? Ndababwira ibyo uri kumbwira ko barabyumva. Ikintu tugiye gukora ni kimwe, ikindi nacyo nawe ukwiye kunyemera ni kimwe. Ntabwo buri muntu wese wanyweye ahinduka umusinzi. Cyagiye byarabaye, ariko ejo kuba nari mfashe icupa rimwe kwa Karaboshya nk'umuntu w'umugabo arutanye icyaka nibyo bingira umusinzi. Naho ibyo kwa kazungu byo buriya bajya bavuga ngo umufundi arabwirirwa nta burara. Namukanya bampamagara, bamara kumpamagara nkajya kubaka, mwazana amafaranga tukishyura. Ariko ikintu nkusaba ni kimwe, reka gukomeza kumfatanya n'abizi ngo ubone umuntu aranyambuye aranyibye unangize uvuge ngo niko nabaye. Sinakwemereye guhinduka. Oya biba bibabaje burya kuko nta mukobwa umenya aho azagwa. Sinanzi ko uzahinduka ukambera ukuntu rwose bene ako kagenda. Ndarambiwe. Ubwo rero ukuntu ikibazo kiri burangire, turi bukemura ibibazo bingibi bibi. Ndakujyana kwa Karaboshya nanywereye, nta kabari kageramo umuntu umwe wenyine, byanze bikunze ngewe ninagerayo turi buserere niba na ngombwa na kontwari ndayimena kuko amafaranga yanjye yatwaye ntago nakomeza kubyihanganira. Ikindi byo kwa kazungu, buri kazungu no muturanyi mwiza kuko acuriza hari kandi nari nsanzwe n'ubundi muhahira ndi n'umusore, ubundi ntago azi ko ndi indyarya cyangwa nambura. Nuko nahuye n'abanyiba, niduhura na kazungu turamusobanura ikibazo nahuye nacyo, mubwire ko nanyuze ahantu umuntu akanyiba, burarega nubwo yitwaza buri akabari, ubundi ashobora kuba ari igisambo. Ndamubwira ko igisambo cyanyibye kandi ashobora kunyumva. Ahubwo w'ikintu usabwa ugerageze unyumva. Reba ahantu ukuntu izuba rimeze.
nshimye ko twarenje ubuse saa sita ubwo turarya iki? ahubwo iyo ngingo niyo uvuze nzima. Mu kanya saa sita ziraba zigeze kandi nubwo ntagiye mu kazi inzara iraba imeze nabi, ariko uko bigenda kose uyu munsi ntago bwira ntavuye kwa Karaboshya, kandi amafaranga yanjye yatwaye arayansubiza ku keza no ku kabi kuko yayantwaye. Niba na ngombwa mada rwose kugira ngo ubone ko ntabeshya uze tujyaneyo. Niba koko ari we wakwibye tugomba kugenda amafaranga akayagusubiza. Ntabwo ibyo bintu byaba ari byo rwose. Sumva noneho ahubwo kuba wemeye ko noneho naba narambuwe nkamburwa n'igisambo kiyita ngo n'umucuruzi, ahubwo icyo kintu nicyo sawa. Ahubwo ko hano uri umugore mwiza. Ubundi yaba ari nk'abiki gihe bagakwiye kuba ubu ngubu rubanda bose babibonye banazinze banagiye. Ubu si unsiga ndi muri icyo kibazo byari kugenda gute? Ariko rwose uri umugore mwiza buriya njye nibinacamo rwose ndakwemera ko n'inzoga nzazireka burundu noneho no kunyura ku kabari nkabireka. Ahubwo none igikurikiraho tuzajya mu rusengero. Ngende umwana mwiza ko nibibe nka mbere ngo nsezeranye ubu ngubu ngaje tubireka wongera ubisubireho. Arega buriya na mbere yuko njya kunywa inzoga ubundi mbere nahoze ndi no muririmbyi no muri korali nahoze rwose buriya umurimo w'Imana ndawukunda, ahubwo sinzi ukuntu satani yancutse. Ariko uko bigenda kose Karaboshya abanze yame kugira ngo ubone ko ntabeshya, kuko byanze bikunze ntabwo ari amafaranga umuntu ayanywera yose ngo ayamare, kandi wabonye ukuntu byari bimeze nta n'umuntu nanasengereye. Ariko kugira ngo wemere ko ntazasubira ibi ngibi rwose bikazarangira burundu nuko tuzajya mu rusengero hajya gusaba n'Imana imbabazi ko nari naraguye, nawe ukagira umugabo mwiza, ko ntabwo nshaka ko ibintu nakubwiye nkusezeranya kuzabaho neza, ko nzakubanira neza, ko utongera kwicuza. Ntabwo uzongera kwicuza rwose, ibyo ndabikwemereye. Ahubwo ikintu tugiye kureba ni ibibazo ibi bibiri, kuno Karaboshya yansubiza amafaranga yanjye, ikindi n'ukuntu ibibazo byo kwa Kazungu no kuri ya butike byarangira. Sibyo mugore mwiza? Nibyo ngaho gufasha umwanzuro mwiza, ariko nyine ugende ku buryo arayaguha, ntuze uvuga ngo rwose ngo byagenze gutya wapi. Ahubwo noneho kugira ngo wemere ko ntabeshya genda nzanira ishati nambare ndetse tujya kwa Karaboshya ubone ko ntakubeshya pe. Ahubwo reka bizane. Ko mama ke bimeze biti umugura waraye nkoze ibiki waje urambwe ati nguhe ibintu ugiye guteka mugabo yahembwe agiye ugiye kuzita inyishyura ndategereza ndaheba uwo nkoze ibiki ko kuri kazi nukunyihanganira habayeho akabazo gatoya gusa nashakaga kugakemura nkaza kukwishyura ikigoroba. Abacuruzi twagorwa abacuruzi tuzaranguza amamiliyoni mwebwe mwumve ko mwaza tukabaha ibintu by'ubuntu urumva ibyo bintu bizavamo. Oya si ukuduha ibintu by'ubuntu pe, ahubwo umugabo wanjye yagize ikibazo ejo yahembwe aca ku kabari, mu kuhaca afata rimwe nyine atayasinze amafaranga bayamwambuye, gusa nagerageza nkakurebera nimugoroba nkareba ko arabona yakura. Hasi umuntu azajya yumva ati ndagerageza gusa nimugoroba asize ati ngiye kuza bite mwishyura umugabo yahembwe rwose wagiye ubinyizera. Ndabwirwa n'iki se ko ibyo kunyizeza ko nimugoroba n'ubundi koko uri bubikore. Nk'ubu nimugoroba waje muhiba ibyo guteka ugenda wishimiye ati rwose mva ndaje mwishyure umugabo yahembwe nawe ntabwo ufite akanyamuneza. None umuntu nizeye kuriya ni ibingibi utangiye kunkora nawe. Gusa akazi ni ukumbabarira pe, gusa ndagerageza ntabwo ndi bugutindire n'ukuri. Nanjye sinanzi ko biri bubeho, numvaga ko ndarara nkwishyuye ariko mbabarire kuba byabaye. Nagerageza nkashaka nimugoroba nkayakuzanira cyangwa ejo mu gitondo. Aha ndabibara mbibonye kuko nari mugoroba niko wari wambwiye turahe tuza unyishyure ngo umugabo yahembwe iki. Cyakora ntabwo muzi ko muzi imitwe myinshi. Wasi utambwira ko umugabo yahembwe ntabwo ubwo naye kubiguhara. Nukuri ariko nakubwije ukuri nuko hajemo icyo kibazo kazi nawe wanyumva n'umuntu w'umugabo. Rero mama keza reka tubiturishe tubigenze gahoro, ariko ukora uko ushoboye unyishyure amafaranga yanjye. Hari ibintu byinshi byanshiranye nyine kurangura ibyo byo kumbwira ngo ndakora uko nshoboye ngira vuba wana amafaranga n'amafaranga. Kandi abizi nabonye amafaranga yo kuranguza nawe ejo waza kugura ikintu runaka ukakigura. Nese wakwishimira kuba waza kumbaza ikintu
basanga ntacyo mfite. Oya ni ukuri ntabwo byanshimisha ariko ni ukuri ndagerageza nanjye pe. Sawa nabi. Sawa. uriya musaza wanjye nari nzi ko nibura ariwe shusho ya papa dusigaranye, ariwe mugabo muzima twaba dusigaranye mu rugo, ariko aranza tubereye ikirumbo neza neza ku myaka yiwe. Abandi baba bafite abagore, bafite abana, ubu mama nawe afite nibura ngo twuzukuru tujya kumuvomera amazi, ariko bari aho ngaho haracyari ikirumbo kiri aho ngaho kirirwa kirukanka. Wagira ngo natekereza. Ese ubundi n'udatekereza wera umuntu agabona ko arimo gusaza? Niwe muntu muzima twakwiye kuba dufite muri famiye utwitaho, akora uko ashoboye ngo urugo rutere imbere, ko niyo rusigayemo papa amaze kugenda. Ariko nta kintu bimubwiye, kiwe n'itabi n'inzoga, iyo yayibonye yumva byose bibaye. Gusa Mana koko njya kuko muhinduye ngagira musaza wanjye unyitaho, mbazabona mutute ufite akana wenda amafite na muramukazi wanjye akabasha no kumwitaho nawe. Njye ugomba kumenya mu rugo bimeze gute, mama yabonye icyo kurya, akabari ke kameze gate, buri kintu cyose cyo mu rugo niyo ugomba kucyitaho. Kandi nanjye aho ngeze ngomba kwita ku buzima bwanjye, nanjye ngomba kugira umuryango. Gusa nzabishobora kuko nibura Imana nayo izamfashe imuhindure. Bebe Beberi 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 Sana umuriro hano sana muziki Bebe nabishyuye muriro Bebe